ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Pola Vibe. Ibihe byiza wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi. Ni wa muhungu wanyu Rutikurana Ingoga, rushenguza iminega rubabaza ababishanye iteye Pola nyita green, ndi inyanja ituje. Wewe rero uri kubana natwe nta kintu nkuzaniye episode nje kukwereka ibyo mwahishwe. Right now nta kintu meraho, ndabanza nsuhuze abatuye mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse n'intaraga 6 aba diaspora. Wewe wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wowe ubasha kureba iki kiganiro, wowe ubasha kuba wajyana natwe, maximum respect ndakubaha cyane. Akindi nkuzaniye ibi bintu byacu by'umuziki, nabwo ngo ntabwo twe twatangiye gustinga, ariko vuba cyane twatangiye gustinga abahanzi. Mu gihe rero twabishyira ku murongo byo turimo kubura, ibyo ngibyo tugomba kuba tubyikora kandi tubahereza vibe another vibe. Nk'abantu twisanze muri uru ruganda, wowe muhanzi uzi neza ko wisanze muri uru ruganda, ntabwo ibintu wabihisemo ahubwo byaguhisemo. Ntabwo ibintu wabikunze ahubwo nibyo byagukunze, biragutoranya, biraguhamagara, urabikurikira. Kandi buri muntu wese agira icyo akunda, buri muntu wese agira ikimubata. Ntihazagire umuntu ubisekera undi, akari ku wundi karahandurika n'umugani w'ikinyarwanda. Nihajya n'umuntu urimo kutubona dutangira ibiganiro nk'ibi dukora imiziki nk'iriya, agatera negative comment cyangwa se comment y'ubufu, wallahi ntabwo nzamworohera, nzamubwiza ukuri. Kuko nawe uko twabaswe n'imiziki, tukabatwa n'ibitekerezo by'uyu muziki by'uru ruganda, nawe afite ibindi byamubasa. Hari ababaswe n'amatabi kandi ntabwo babihisemo, hari ababaswe n'inzoga kandi ntabwo babihisemo, babonye n'ukuntu babireka. Hari ababaswe n'uburaya, ntibabihisemo, babonye uko babireka. Buri muntu wese agenda agira ikiyobyabwenge cye. Twebwe ibiyobyabwenge byacu ni ibi ngibi. Hanyuma rero wowe muhanzi, wowe mukinnyi wa filime, wowe muntu wisanze muri ibi bintu, welcome, ngwino turabura abantu. Uru ruganda twinjiyemo abenshi twabyinjiyemo turi batoya, twabitakarimo imbaraga zacu z'ubutoya, wallahi dore tunabisaziyemo kabisa. Ariko hari abantu bagiye batubabaza, tugiye kuba mwaza. Turahera kuri producer. Wewe kubuze kuri producer, warabihisemo neza ubikunze. Wenda reka tuvuge ko utaciye umusana amafaranga menshi, ariko ayo wamuciye akagerageza kuyaguha. Iyo wifashe ugatanga indi bita masterinze, wowe ukayitanga, ubu uri igicucu kabisa. Niba uzi neza kuri producer, ugomba tumuhamaganye n'uwa production, ni producer. Bikore mwana, bikore ubigenze neza. Umuhanzi umuhereze ide, niba uri umukore umuzigo, uvuga ati umuzigo runaka mukoreye, uzamuvana kuri rimwe mushyite kuri kabiri. None hari aba producer nzagenda mbatangariza amazina ko nge ntabwo mbatinya, papa simbatinya. Iki kibuga nyitinzemo na mu producer ninya, nanonge ndibujye kwaka nkonkorera. Hari ibyo Imana igenda ikora, kabisa. Wowe wari ibice by'umupeti, wenda itutse ngo azakivuba epfyo ngiyo, ntazi na wagwana. Umaje kubikinya, umuhaye ikintu wajya mu namadebe. Ntabwo urimo kubaka uruganda kandi ejo ukavuga ngo I need my credit. Which credit man? Credit ye mwana? Why? Kucyukura ibintu by'ubufu kandi uri umuntu wa danger, ufite IQ muri ibyo bintu. We mu producer, before yuko najya commissioning amazina ko nzayanika hano pa. Yose hanga umuhungu wo mu Buganza ngiye nisize n'insenda, ntawe ntinya. Muri iki kibuga ngubu imyaka nyimazemo, kinyemera ko umuntu runaka ajya akavuga nanjye nkavuga ko mfite ibyo mvuga nanjye. Ntawe ntinya rero. Before yuko najya commissioning amazina, wowe uzi neza ko wakoze ibyo bintu, wigaye ni ubufu. Kandi kwigaya kwiza ni ukubireka. Wowe uzi kuteganya kubikora, stop. Ntabwo ari sawa. Reka twubake uruganda man rufite imbaraga. Twagiye abona aba producer ba audio ndabuye, tugeze kwa director y'amashusho, hari igicucu cyantware footage icyameza video yanjye. Ndumva ngo cyagiye ni wawa, sinzi mba cyaravuyeyo. Waji wawa cyetse n'upfa. Wowe ukigaruka ndani ku butaka bwa Kigali, nzagucakira footage zanjye uzazima. Umureza araje, indirimbo turashutinze, nkoze buri kimwe cyose, amayoga ndaguze ibintu byose ndabikoze, n'amafaranga yamuhaye. Agiye kugenda agenda nkazahena.
nta muntu uhemukire mapura ngo bimugwa amahoro. Reka 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 ntawe ibyo byo rwose mubimenye. Ntawe uhemukira mapura ngo bimugwa amahoro. Wende bugiye mu bintu bijyemo neza mwana, ubikora ubikunze ushishikaye, ntaribi. Ni nicyo kimukurangiza uruganda rwacu, ni nicyo cyagize umuhamagaro wacu. Ugasanga umuntu agize imyaka 40 ntarabona amafaranga, kumbi inzira ze yagiye azangiza. Wowe urahemukira umwana akagenda kuvuma mwana, n'utwubonye tukagupfira ubusa bitewe n'iki? Ni haramu, ni haramu papa, ni haramu. Ndashaka ari umujama, reka muvuge izina, ntari nta kintu muvugaho. Ari umujama witwa G-Dante, mbabare sinzi niba uzabona iki kiganiro. Haya studio banyimye indirimbo yanjye masterinze neza, bayita ngo sinyibuka. Kandi ari indirimbo ya Danje, ndi kumwe na Ivan Impano. Abatipi bandira ibiceri, napfukamirijwe nacinye inkoro nagize nti birangira bambunuje tu. Uzabambwe ngo ntabwo bizongera. Ntabwo nkomeza kuvuga ibintu byinshi. Dufite n'abahanzi. Umuhanzi ugahaguruka komine kagenda kiye kumureba Kigali mu Rwanda. Umuhanzi mukaganira mugahuza urugwiro agakwemera korabo. Byajya mu gihe cya studio session bikaba ikibazo. Byajya mu gihe cyo kwa mwagiye cyo mukora kikaba ikibazo. Ijambo rimwe ntagahora gahanze. Niwemera ibintu byo bikora papa. Kandi niba bitaye kuri mana byo byihorera nta ribi. Nubundi kimana baravuze ku kiremwa muntu kigomba kuba. Uyu munsi ntabwo ninda tu. Stay in touch. Kora subscribe kuri Para Vibes, ibikomeza bigenda bizamuka. Nukuri ndimo ndashimira abantu barimo gukora subscribe, birimo biragenda bizamuka. Tugiye kuza sub 100, dukomeze target ni sub 100,000. Nibura nanjye mvuge ni umwuzukuru nzaza urugamba rudasoza, nanjye ireva kabisa. Birambere nanjye umwambaro warambereye. Kora subscribe nta kintu bigutwara wowe, ntabwo bikwangiriza phone. Binkorere please, binkorere nta ribi, nta ndwara uri buvanemo. Reba ikiganiro kirangize, ntabwo nkurambira. Ikiganiro kitengeje iminota 10 kikurambiye guteza. We binkorere ubikunze, binkorere ubishaka, nta ribi. Mu minsi mikeya tatangiye nyine kwakira abantu, abaproducer bamwe na bamwe bahise minzira yo kuri tuzagenda tubakira. Ku Buganza TV show n'abazaro babita Tiger, muramuzi mubebye na G the General. Hari n'abandi nzagenda bazana ko ngewe nanjye nsigaye nimba ko ndije yamana. Nta muntu nabwini wamaye ikiganiro ngabyange kensa adakunda ibi bintu. Rero mumbe hafi, mukomeze munenga, munkomeze. Ariko gahunda ni yayindi. Ukibona ikiganiro $1 rimwe ndacyabashishikaza, $1 rimwe nta kintu bizaguhombya. Sinkwatsa amadolari 5, akadolari kamwe. Turebe ko twakora studio ya video production. Audio yamaje kuboneka. Nubwo natangiye kwa mbitamo imiziki, ariko mu system yanjye n'ubundi kunde kuri imiziki yanjye murabizi. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 already indirimbo izaba yamaje kugera tuti mu kwisirimba. Nzabahereza Noheli. Indirimbo yitwa Sibyanjye, tangiye taginga ko kandi ugataginga kabisa. Komeza ugubwe neza rero, komeza umere neza. Wowe ukomeje kubana nanjye gusa umva inomero 0788 44 60 85 iri muri mobile money. $1 kamwe Imana ikaguhereza umugisha. Kandi gutanga besha umugisha kuruta guhabwa. Just dufashanye dukundane, nta kintu bitwaye. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe rero. Stay in touch. Ni Para Vibe, ni amapara mwenyewe. Tubane next.